Yego. Ndi muri paruwase ya Gasasa. Yego. Abakozi b'Imana bazaga barahari. Yego. Niyemezaga gupagasa. Yego. Ngo nzakiza abakozi b'Imana. Ikiro cy'inyama. Ikambwira ngo nzagukubira 100. Ntarakizwa. Nkorana n'iyo myuka mibi. Nikubitaga hasi. Irambwira ngo reka iby'iyi myuka mibi. Nguho umwuka wera. Nkireka ibyo. Ihita ifata. Yego. Imyuka mibi. Iyikuraho. Inkubira 100. Ndi kukubwira ngo iyi ni Imana. Yego. Yafashe imfubyi nareze. Yego. Nafashe imfubyi za data wacu. Ba data wacu babiri. Yego. Mfata n'iza mama. Nzikusanyiriza hamwe. Ndazirera ndazigaburira. Irambwira ngo nzaguhura ubyara. Ubu mfite bari. Bakunzi ba Irakora TV twongeye kuba ikaze nanone mu ijambo ry'Imana, mu buhamya, mu ndirimbo n'ibindi mumaze kutumenyeraho. Nkuko rero mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umushumba pasiteri wacu. Ababyibuka ubushize yatuganirije ku ijambo ry'Imana, atwigisha uburyo gukorera Imana nubwo biruhije, nubwo bigoye, nubwo birimo imvune n'ibindi byose, ariko Kristo azadukubira n'ijana. Yego. Haleluya. Amen. Pastor. Yego. Wari wadusezeranyije kuzongera kutuganiriza hejuru yo gukorera Imana uburyo nta gihombo kirimo. Twafashwe n'umwuka turavuga ngo tuzavuga munezero n'ijana, Yego. ariko siwe twabanza. Ntabwo ari Twabanza Kristo utanga 100. Yego. Ko siniha 100. Yego. Ahubwo ni Kristo uritanga. Yego. Uritanga ari we tuvuga rero. Reka rero tuvuge. Uriha bose. Uriha bamwizeye. Nabyo kugira ngo tubivuge biratugora. Twasaba Kristo akabana natwe. Yego. Kugira ngo tutavuga nk'abantu. Ahubwo tuvuge nk'abarimo Kristo. Yego. Utanga 100. Kristo wera ndagushimye kumenya bagukoreye ukabagororera. Yego. Ndetse umuntu yasiga ibye wajya kumuha we ukamukubira 100. Byambaje nize izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Amina. Turasoma ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 14 umurongo wa 11 umwana w'ikirara. Turasoma ibice 15 umurongo ni wa 14. Luka 15:14. Yego. Abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu. Atangira gukena. Yego. Aragenda hakwa ku muntu wo muri icyo gihugu. Amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yego. Hano turasoma umurongo wa 22. Ariko sabwira abagaragu ati umvishe. Yego. Mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi. Mu umwambike. Yego. Mu mwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane n'ikimasa kibyibushe. Mu kibage turye twishime. Kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akabazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Yego. Nuko batangira kwishima. Ariko umwana we w'imfura yari ari mu murima, amaze kuza ageze hafi y'urugo. Yego. Yumva abacuranga n'ababyina. Ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ibyari byo. Aramubwira ati murumuna wawe yaje, none so yamubagiye ikimasa kibyibushe kuko amubonye ari muzima. Yego. Aya magambo dufite andi yo gusoma menshi. Dufite ijambo twasoma urwandiko rwandikiwe ab'Ifilipi ibice 3 umurongo wa 14. Ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Yego. 7. Nyamara ibyarinda mu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Amen. 12. Yego. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikirana kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Mfate icyo Kristo yamfatiye. Urahari? Ndahari. Nashakaga ko tuvuga gatoya. Ese ibi bintu turimo ni ijuru gusa. Ibi bintu turimo ni amavuta gusa.
ibi bintu turimo ni dudusi gusa, ibintu turimo ni amakote gusa, ibintu turimo ni za bibiliya gusa, ibintu turimo ni za gatigisimu gusa, ese ibi bintu turimo ni amayibukiro y'ishavu gusa, ibi bintu turimo umwuka byaramuhinguye mwe ni ukugira ngo bitwice. Ndakwibutsa ko uwabambiwe itorero arahari, uwabambiwe itorero arahari, uwatubambiwe arahari, uwadupfiriye arahari. Yego. Ntabwo uri mu byumva. Uwadupfiriye arahari. Amen. N'uwapfiriye itorero arahari. Yego. N'uwaribambiwe arahari. N'uwaricunguye arahari. Yego. Ntabwo twajemo rero ngo turicungure, nta nubwo twajemo ngo turibambikwe. Yego. Kuko abantu bavuga. Yego. Ahubwo uwabonye uyu mwana w'ikirara ari gukubitwa, uwabonye uyu mwana w'ikirara akubitwa, yaravuze ngo Imana ntikora. Naho ahubwo ahuye, shaka kukubwira abantu bane uhura nabo bikaba byatuma wanga Imana ukagira ngo ni Imana naho nibo. Uwahuye n'iki kirara yagize ngo Imana ntigira ibintu, naho irabifite nuko cyabyaye. Uwahuye nacyo yagize ngo Imana ntikora, naho irakora nuko ahuye n'ikirara. Uwahuye n'iki kirara n'uyu mwana w'ikirara, uwahuye nawe aragiye ingurube, yaravuze ngo bujya kwa so nta migisha iriyo, naho iriyo nuko ahuye n'ikirara. Ntugahure n'ikirara ngo utukeze, banza urebe se. Uwahuye n'uyu mwana w'ikirara, hano ndafashijwe cyane. Yego. Iyo uhuye n'umwana uri mu rugo niho umenya nyir'urugo, naho ntugahure n'inzererezi ngo utuke se w'inzererezi, kandi iyo nzererezi yacitse se. Uyu yari akize ari mu rugo ruryoshye, araruta, amaze kuruta yaka ibintu. Hari abantu basenga baka ibintu. Imana ni inyembabazi rero, ntabwo yabikwima, ibera hose icyarimwe. Hari abantu turi kumwe n'abantu Imana yahaye ntibayigumaho, ahubwo bajya he? Bajya kureba ahandi, ntibakomeza ubuhake. Abo ngabo iyo bari gukubitirwa niho bari gusenga ntiyumve. Umuti ni ukugaruka aho bakuye ibintu, nubwo babimaze, kandi mpa Imana icyubahiro. Nubwo ibyo Imana yabahaye bamaze kubyaya, bakaba baragiye ingurube, iraciteguye kubakira. Uwo Kristo mvuga yiteguye kubakira ngo yongere abahe. Hari nta mu Rwenda n'icyenda, imwe yari izimiye igize, asiga Rwenda n'icyenda, aja gushaka imwe. Ikibazo rero kirahavuka ngiki. Uyu mwana w'ikirara yaragarutse, asanga bagumye mu rugo, barababara ngo kuko agarutse. Twishime tunezerwe. Ariko icyo nakubwiye ngo data kubijana, umwana yasize ingurube, yaravuze ngo sinkiragiye ingurube. Isa hita avuga ngo nzakubagira ikimasa. Kuva mu ngurube egare kubagirwa ikimasa. Kutabyumva neza. Waravuze ati ndambuye ibiganza, ndasezeye, mvuye mu izi ngurube. Ako kanya ijwi rigera kuri se, ubwo avuye mu ngurube, nanjye mubagiye ikimasa, amenye ko ibyo aretse bitaruta ibyo asanze. Ndashimira Kristo. Ibyo mwasize ntibiruta ibyo dusanze. Dusanze ingororano. Nashatse kukubwira iki? Nashatse kukubwira ko kera ngikizwa, ndi muri paruwase ya Gasasa, abakozi b'Imana bazaga barahari. Niyemezaga gupagasa ngo nzakiza abakozi b'Imana ikiro cy'inyama, ikambwira ngo nzagukubira 100. Uranyumva neza? Ndakumva. Ariko ubu ngubu mu kiro cy'inyama naguraga nabwo ntagira uko tutakirya ni wacu. Ni wacu ndi tukirye. Ariko nkagiha abakozi b'Imana. Ubu nanje yarankubiye. Sindavuga inka mfite umubare, ariko zirahari kandi ziruta ikiro. Urumva yarankubiye. Kabiri,
mwama dufashe kandi atugerereza kandi aduhereza umugisha. Ntarakizwa mporana n'iyo myuka mibi nikubitaga hasi irambwira ngo reka iby'iyi myuka mibi nguhe umwuka wera. Nkireka ibyo ihita ifata imyuka mibi iyikuraho inkubira ijana. Sinirariye mu cyimba cyo kwikubita hasi ndi kwigisha isi. Ubu ndi guhanurira isi, ndi mu mwuka wera wigisha isi. Urumva yaramvunjiye. Ndavuga gatatu ariko haleluya. Ahantu twubaka urusengero rwo hiti Gahungeri, najaga gutema iburiti ntakubesha mu shamba naguze nk'ibihumbi 8. Imana ifata iburiti rimwe, igiti kimwe, iki giti kimwe iragifata impa amashamba agera nko mu 10. Aho ntuye barabizi. Urumva yafashe igiti kimwe cyagiye ku nzu y'Imana ikuba 100 irakuba. Ndi kuvuga Imana ikuba. Izindi komantere ziza ku ruhande sinyobewe kwigisha ko ijuru rihari, ariko zindaja mu ijuru ntabanje mw'isi. Nibyo ntabwo ibyangiye mw'isi bizemerera mu ijuru. Biragoye. Amafuta utagiriye mw'isi ntuzaye mu ijuru ntituzuzura umwuka. Ahubwo tuzaba turi abantu batembera bafashwa mu ijuru. Ntituzateka, uzarya azarya mw'isi naho mu ijuru ibyo Yesu azaduha birahari. Ndi kukubwira ngo iyi ni Imana yafashe imfubyi nareze. Nafashe imfubyi za data wacu, data wacu 2. Mfata n'iza mama nzikusanyiriza hamwe ndazirera ndazigaburira. Irambwira ngo nzaguha urubyaro. Ubu mfite 7 kandi nazo zirahari. N'abagabo bo guhamya ko ntigeze mbanyaga. Nafashe imfubyi za mama sinaziburanyije mu masambu. Imana idufashe kandi tugerereza. Iravuga ngo ibyo utari gufifita muno ndamaranira kugera ku cyo Yesu amfitiye. Ntabwo namaraniye kugera ku byo mama yasize, ahubwo namaraniye kugera ku byo Yesu amfitiye. Namaraniye icyo tumaranira. Imana izi icyo umuntu amaranira, izi icyo abashumba bari kumaranira, izi icyo abantu bavuga Imana bari kumaranira, izi icyo abashinga amadini bari kumaranira. Ariko icyo gihe mbereka namaraniraga kugera ku cyo Kristo agize ute amfitiye, kuko nakirebaga mu mwuka. Ibyo nkubwira irambwira ngo ubwo amasambu utayamaraniye nzaguha amasambu. Aho ndi mfite akubye inshuro ayo nari gufa. Aricyo mvuga ngiki, Kristo afite ibyo kuduha kubwo kuronka Kristo. 5 nafasha kumba kabaga iwacu akazu gatoya, akazu gatoya ngahindura icyumba cy'amasengesho. Twabuze iyo dusengera. Irambwira ngo nubwo icyunzwe cyabiciyemo abarukirijwemo bambera abantu, nzaguha inzu ubi wanje harane. Urumva igenda ikuba. Ntabwo Imana ariko icyo uranyumvaho, iyo umuntu yabaye ikirara n'ikirara akabifata akaja kubyayisha, iyo muhuye aravuga ngo Imana nta kimaze. Nawe aba afite icyigisho gikomeye. Arakubwira ngo nushaka utuze, ngo narayikoreye, ngo ndayihimbaza, ngo none reba uko yangize. Naho yaciye muri Gobyore aja kubyaya. Hahiga uwihanganira ibimugerageza ko namara kwemegwa azambikwa iki? Ikamba ry'ikiza ry'ububwasi, ry'ubugegera, ikamba ryo gufunguza, ikamba ryo kurindagira, ryo kwitura hasi, ikamba ryo gusara se. Ni abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora izabaha. Ariko icyo mvuga ngiki, Imana ifite ibyo kuduha ibimenyetso. No mu Edeni yaremye umuntu ishiramo ibyo azarya, ishiramo n'amabuye y'agaciro. Ngarutse icyo nkubwiye ihangane unyumve. Mwama dufashe. Ako gakoni kavuyemo amazu. Ntabwo ntuye heza cyane, ariko aho ntuye harampagije kandi havumwe twirirwaga twisesetse. Ndashimira Kristo uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Ako kagurupe rero nayoboraga, Imana yaravuze itumva mwana wanjye ntiwahora uyoboye utugurupe. Impamatorera 5 ubu mfite zone nyoboye.
yafashe akagurupe igahinduramwo umudugudu iradibosi itishikama indi iriko ndi kumwe nawe mwana wanjye ihinduramwo rimwe abiri nanjye iyo ntomboye niyo mpamvu ibi bintu nzabyubaha cyane niyo mpamvu maranira guca bugufi iyo umuntu ambwiye ngo umuyobozi wa zone ahaguruke w'amatorera ya nzi ko nabaga mu kumba gatoya ndi gusoma amatayo bansirasi ndi kubita bansira aho ngeze nkaba mpagejejwe n'umwana mbona yarankubiye nyemerera tuvuga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ishumbusha abantu ibyo bakoze mwama dufashe kandi atugire neza nabenzwe n'abagera muri magana impavestina arahari aranyuze arahagije Imana dufashe kandi tugire neza okay mfite igihe natuye 25 ibiceri birajegera bijegeye ntihagira umbona abari njuza ndamwara nza ndikurira ndavuga inti nkaburiya ntuye iki rambwira ngo mvuko mvuganye nawe nzaguha yo gutura ubusimbura ituro ndi mu gatsata iravuga ngo mvuko mvuganye nawe icyo gihe hari hayoboye witwa Damascene Imana imuhereza umugisha hari umushumba wahabaga witwa Uwambaje ubayoboye ururembo atwigisha gukorera Imana ivuga bikaba yategeka bigakoma umukecuru araza aranyongora aravuga ngo mvuko ivuganye nawe igiye kukumwarura utazaje uraja gutura uri kurindagira simbibura mvuze Kristo uvuga bikaba yategeka bigakomera mvuze umwami ushumbusha abantu ibyo bavuze ampereyeho mba navuze ba Danieli sindavuga bapfuye kandi mpari mba navuze ba Saduraka sindavuga bapfuye kandi mpari mba navuze ba Aburahamu mba namuvuze ukuntu yatanze Isaka ikamushumbusha amahanga yose ndabishoboye kubivuga ariko ndavuga ibya mba navuze Dawidi ko yaragiye intama za rubanda yego intama z'abazi ikamushumbusha kuragira Abisirayeli mba navuze Mose ko yaragiye kwa Yetiro ikamushumbusha kuragira Abisirayeli ndavuga Imana ikuba irakuba nivuze ko nagize imyuka mibi kera yankubitaga hasi ubu nkaba nuzuye umwuka wera nkaba mbasha gusengera umuntu nawe agahaguruka ibyari imyuka mibi yabikuyeho ishiraho banavuze ibyo kuraguza ariko nanjye nkaba mfite Imana ivuga uranyemera duhamagara Imana dusengera abantu batatu uwa mbere ni uwafashe iby'Imana agatoroma uwabifasha akaja kubikirara mu rugo haracyahari ahita agaruka akakanya kandi data afite ibyo kumubagira ntagatinye cyo kora mu rugo hari abari gukubita ugarutse hari abagukubita ngo kukugarutse bakakureba ngo wari waragiye ariko Imana ifite amavuta yo kweza n'uwari waragiye akantu ntinzeho ngaka n'uyu mwana w'ikiraro hari uri kuvuga ati ko naguye ndarugarukamo baranyemera yo iteza amaboko ngo yakire uwari waraguye amahanga yose uri kwisi hari abantu bari gukubitirwa mu ngurube kutari kunyumva neza hari abantu bari gukubitirwa mu ngurube nibo tugiye gusengera bazivemo bagaruke mu rugo rwase aho akura kumvisha ntabwo byumvishe 15 muri Luka hari abantu ikiboko kiriho bigeze bahanura babirenganiye bigeze bafata iby'Imana babirenganiye ngiyo bari gukubitirwa he iyo mwingurube noneho bakagira ngo ni Imana reka da ntabwo ariyo ni sebuja w'ingurube uri kubakubita ariko sebuja w'intama abategeye amaboko kugira ngo abakire aba bagira ibibyibushe umwizera naho yaba yapfuye azongera we wa mwanzi wanjye we winyishima hejuru nubwo ntabwo nzagira ute nzabduka iri ni ijambo ribyutsa abana b'ibirara ribabwira ngo mu rugo rwase ibyo kuba bagira biracahari kutabyumvira ibyo kuba bagira bigize birahari n'abataye umurimo ibyo kuba bagira birahari n'abaguye ibyo kuba bagira birahari abishingiye ibyo kuba bagira kwase birahari abataye umurimo ibyo kuba bagira abaririmbaga bakagwa ibyo kuba bagira bigize birahari nubwo abakuru babo bafite ishari ngo aragarutse ariko nge muvuga butumwa wakubiwe
kandi sindarangiza nasomye rivuga ngo ndamaranira kugera ku cyo Kristo amfitiye. Icyo amfitiye rero nicyo nkubwiye ari cyo bugingo buhoraho. Unyumva aravuga ngo buriya tunzi iki uko ndi biranyuze. Yego. Sindeba ibyo ntunze. Ako kandi uko utakumvisha. Sindimo ndeba ibyo ntunze. Ndareba ibyo agiye kuzamba. Byo ni byinshi we. Amfitiye. Urumva nseka amfitiye andi maseka. Urumva ndya amfitiye ibindi biryo. Hari n'ibiremwe nona n'ubu ndimo nigisha hari ibyo dufitiye. Kimwe mu bigusha abantu basenga ni ukureba ibyo batunze batareba ibyo bazatunga. Ariko dufite hari icyo dufitiye. Imba nsenze none ndabona utabyumvishe neza. Ndamaranira gufata icyo Kristo amfitiye. Yego. Amfitiye ubugingo buhoraho. Yego. Ariko anatandake abumpa. Amfitiye 100. Iryo 100 niryo njyamo. Niryo nguramo inkweto. Niryo nguramo ipantaro. Niryo nguramo karuvati. Imena gatuzi karimbura amabuye. Niryo nguramo tuvuta nisiga. Uteze kururukara. Ndirabura ariko ndi mwiza. Nizuba ryamviriye. Atarankubira 100. Ariko aho ari kubiye. Ndavuga Kristo yabwiye Yosefu ngo nzaguha kugira ukuboko kwiza. Kugira ukuboko kwiza egari kwa. Egari iryo 100 urakire dore nawe uratsamuye. Ubwo hari icyo watsamuye. Tugiye gutandukana. Ariko aba ibirara. Yego. Nibireke gutuka Imana. Nibigaruke mu rugo. Yego. Aho kuyituka. Ikitonderwa. Ibirara nibyera gusengera mu ngurube. Nibigaruke mu rugo. Kuko amasengesho y'iyo mu ngurube ntabwo so yayumva. Icyo se ashaka n'umwana. Ntashaka amasengesho y'abari mu ngurube. Asaka amasengesho y'abavuye mu ngurube. Vuga ngo batahe. Umwana wawe imirimo yose yakora yaravuye mu rugo. Arutorotse ntiyakuryohera. Iyo yakora yose irutwa nuko agaruka. Aho kubikirara ukaja gusenga iminsi 80. Garuka wenda usenga umwe ari kuri muhira kugira ngo utungwe. Kuko Kristo utagaruka mu rugo. Uzasengera n'ibimasa ubigure. Kandi hari ibyo ubuntu biri muhira. Iki kirara kikiriyo mu ngurube cyaguraga inyama zo kurya. Kigeze muhira kirgizo buntu. Iki kirara cyacurangiraga abantu. Kigeze mu rugo baragicurangira. Urumva cyatashe baragicurangira. Ndavuga Imana itegura inanga ngo haba umunezero mwinshi mw'ijuru. Nge sindimo mvuga abantu baciraho iteka abantu. Ziko amaraso ya Kristo agikora. Uyu mwanya tugiye gufatanya 100. Iryo 100 turarifatanya n'ibirara bitashe. N'abari baraguye batashe. Tugiye gusangira 100. Tukagirisha ari nshubijwe. Kuko nanje ntagirisha ari umuntu ashubijwe. Iyo impamvu ahantu ntuye mbirimbanira gutera imbere ariko ntateje inyuma uwikiriye. Iyo umuntu ansize mwirukaho. Simwirukaho mukubita mwiruka ngo nanjye musige. Utunze 100 nshaka iyo yarivanye nanjye nkanyura ku Mana. Unyura mu gishwati nanjye nkanyura mu mwuka wera. Tuzakazahurira ku 100. Umushinga ukaguhemba nanjye ijuru rikampemba. Nanyura mu cyumba bitaza nkanyura yisuka. Ngahinga amaterasi 10. Ibirayi ukabirya ubivanye nanjye mbiva ariko hari ikigisho natanze kivuga ku rusengero rw'Imana. Bagaseka ngo ariko umuntu utagira ishyamba aratanga. Nabubwira ngo sindeba ibyo ntanze. Ndeba ikiravamo. Nta mucuruzi unezezwa n'ibyo yaranguye. Anezezwa n'ikivuye mu byo yaranguye. Iyo unejejwe n'ibyo waranguye uburinshi. Ntukareba yo wasenze uzareba ikivuye mu yo wasenze. Sinezezwa n'imbyino mbyiniye ku rusengero. Nezezwa n'izibyiniye iwanje. Kavuga ngo wabyiniye ku rusengero nanje nzabyinira iwawe. Sinezezwa gusa nabo nyoboye ku rusengero. Nezezwa niyo agakiza kageze mu nzu yanje. Je nizu yanje tugakorera Uwiteka. Iyo umwana witwa Garasa ayoboye abana, aleluya. Shimwa mwami wo mw'ijuru. Ndanezerwa ngahereza Imana icyubahiro ngavuga ngo umwana baye uwase, baye umushumba n'umukobwa baye umushumba mwoka byaramuhinguye. Iyo banzaniye amata y'inka zanje nibuka yo nahereje ku rusengero. Nayaherezaga nubwo tubiba tubabaye ariko tuzasarura. Duseka. Ibi mukora urabona nk'iyo kamera wicaye.
ntunezezwe n'iyo, nezezwa n'izavamo. Ubu kuvuga ubu butumwa biri kumvuna, ariko nzasarura kandi mberurire nje, sinsarura ijuru gusa kuko ijuru ryo nararyemerewe, ahubwo harimo n'ijana ry'Imana ivuga bikaba yategeka bigako. Abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'iki, nk'inyenyeri. Ndashimira Kristo uvuga bikaba. Niyo mpamvu Pawulo yaricaga, Imana imukubira ijana, imuha impano yo kuzura n'abapfuye. Dufite Imana idukubira ijana mu buryo bw'umubiri n'ubw'umwuka. Nta Mana itanga umwuka gusa ibaho, iyo itanze umwuka iwushira mu mubiri. Umwuka ntiwushira mu mwuka, ni umwuka uri mu mubiri. Nta mubiri nta mwuka. Twaremye ngo kera isi ntiyagiraga ishusho, none umwuka yakorera muri nde? Yakorera mu mubiri. Ku munyembaraga yerekana nk'inyembaraga. Ndeka nshimire Kristo ukinguye amarembo kugira ngo isi igaruke mu rugo. Ndimo ndumva hari abagarutse mu rugo kandi bazagutelefona. Iki ni ikimenyetso ngubwiye, bazagutelefona. Hari abagarutse mu rugo. Ababiburanya bo baracahari na Yesu yagiye, hari abataramwemera. Kandi kimwe mu bikomeza ivuga butumwa ryanjye, simvuga ngo bose banyemere, nzi ko bidashoboka. Jamais du tout. Ntibibaho ngo nemerwe na bose. Ndamaranira kwemerwa na Kristo. Uyu nkorera, uyu uri hejuru yanjye, ubi bimvuga. Hari umugabo uhagaze hano, ni ubimpaye ngo mbivuge. Ari hano ndi kuvuga ibyo, ni urabishigikira, ni urabikomeza. Niyo mpamvu ntamaranira kwemerwa nabo. Nyemerera duhamagara Imana. Data wa twese uri mu ijuru, hari abavuye mu rugo umaze kubaha kuri rya jana. Bamaze kubona kuri rya jana, baba barigendeye baturugo. Urabaramburiye amaboko ngo nibagaruka izo kubabagira ziracahari, nibagaruka ubakire. Nibo nsengeye basubiye inyuma. Aba kabiri nsengeye ni abari mu rugo bategereje ijana bagaheba. Ndakwinginze kugira ngo uyu mwanya wa none ubamwarure, kuko isi iri kubabaza ngo iyo bakoreye irihe, nawe ubereke ko iryo jana rihari. Aba gatatu nsengeye nabuzuye umwuka bagabitindamo, nyuma bakagwa. Baha umwuka ukubye 7. Uba aba kane nsengeye nabagiye kuraguza, bavaneyo ubabwira amakuru arutayo bavana mu bapfumu. N'igihugu cy'u Rwanda ndagisengeye, ugikubira ijana. N'amatorero ndayasengeye, uyakubira ijana. Abari barambaraye babyuke, ubabagira ibibyibushe. Mw'ibyo bibyibushe harimo amavuta abasubiza uko bari, bagaruke mu rugo. Duhurire mu rugo. Icyanyuma nsengeye tuzahurire mu bwami, dufashe icyo dufitiye cyitwa ubugingo buhoraho. Byambaje n'ize izina ryawe Yesu, urakoze. Amen. Imana ibahereze umugisha mu izina rya Yesu. Irakomeje kandi ntabwo ishoje. Utwo mvuze ni duke, navuze ijambo rikomeye. Sinejejwe n'ibyo mfite, ndanejejwe, ndamaranira ibyo nzabona. Uko tuzasa ndikurerekana. Nubwo wumva mvuze noneho nkukurira inzira ku murima, uko tuzasa nireka, ariko niyerekanwa tuzasa nawe. Tuzibanira nawe akaramata. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Ubwo nibwo tuzaba turirimba. Hazongera habeho igitondo gihoraho, igihe tutazongera kurira ukundi. Nta bitaro biriyo, umuntu wese yavuwe burundu. None urumva tudakwiye kuba mu rugo. Nimero zanjye rero turakomeje kandi ivuga butumwa ntirishira, ntirirangira. Umwuka aracyahari, akidutuma n'ibindi. Ubutaha rero tubabikiye ibanga. Urumva ko ibyo tuvuze ni bike bitewe n'igihe n'iminota, ariko abatumvisha ibindi umwuka wera abasobanurire. Ngiki gitabo kirahari, aravuze ngo ndamaranira kugera ku cyo Yesu amfitiye. Kimwe mu bishisi ari kumaranira ibifitwe na mwene se, aho kumaranira ibifitwe n'Imana. Icyo nicyo kiganiro tuzakora ubutaha. Kiravuga ngo wimaranira ibyo abandi bafite, maranira ibyo Yesu agufitiye.
witesha agaciro ibyo Yesu agufitiye, uri kugwana ujya nicyo Gahini yazize, yamaraniye ibyo Abera afite, ntiyamaranira iby'Imana ifite. Ujya nibyo Yesawu yazize, yamaraniye ibishimbo mwene nyina afite, ntiyamaranira iby'Imana igize ite imufitiye. Mugira amahoro y'Imana. Nomero ni 0786 666 89 2 3 2. Shalom shalom. Imana ibahereze umugisha.